Hari igihe umukobwa azaguha amahirwe yo kuba waganira nawe ariko nyuma y'ayo mahirwe wumva utangiye kumugira feelings cyangwa se wumva utangiye kuba wamukunda. Uyu munsi rero niba uri umusore ngiye kukubwira amakosa uba ugomba kwirinda igihe ugiye gutereta umukobwa ku nshuro ya mbere cyangwa se igihe nyine wahuye n'umukobwa ku nshuro ya mbere. Nyamuneka buriya abasore benshi hari ibintu badakunze kwitaho, nyamara buriya abakobwa benshi hari amakosa banga cyane iyo ugiye kubatereta ku nshuro ya mbere. Niba uri umusore rero amahirwe umukobwa yaguhaye bwa mbere cyangwa se wenda ikiganiro mwagiranye bwa mbere gishobora kuguhereza amahirwe nyine cyangwa se gishobora kuguhereza chance yo kuba yagukunda cyangwa se akaba atanagukunda. Nuza kumva twemeranya ukumva ko kino kiganiro kigufashije, ukumva ko hari message ukuyemo, nuze kugenda udakanze like icya kabiri uze guca hasi muri comment nguru uti Iva ino video yamfashije ndetse kandi rwose ujye ukomeza kugenda nyine udoreza video nyinshi kubera yuko video zawe turazikunda cyane. Ikintu cya mbere uba ugomba kwirinda igihe cyose ugiye gutereta umukobwa bwa mbere, iki kintu cyumve neza niba uri umusore ukaba ugira igitekerezo. Uyu munsi ushobora kuba wenda nyine wumva yuko utazanatereta ariko byange bikunda uzaba umugabo kandi ntabwo uzaba umugabo utagize ibiki icyo gikorwa kitabayeho. Ikintu cya mbere uba ugomba kwirinda rwose nibiba byiza nyine uzabikore nka gutya ngiye kubikubwira, uzirinde kwaka umukobwa nimero ziwe za telefone. Aka kantu agasubiramo, abasore benshi mukunze gukora amakosa ukabona umukobwa wenda muhuriye ahantu runaka ugatumwa ese wama nimero zawe za telefone. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Abakobwa benshi ndabizi neza ko bibabangamira. Ikindi cya kabiri nyine iyo atakwishimiye kugira ngo aziguhereze nyine biramugora cyane. Wabigenza gute rero cyangwa se n'ubuhe buryo bwiza wakoresha kugira ngo nyine uhacane umucyo cyangwa se akubone nk'umugabo uhamye? Ikosa rya mbere ugomba kwirinda igihe cyose nyine ugiye gukoresha buno buryo ngiye kubwira, nyamuneka aka kantu ukumve neza. Ntuzakore mistake yo kubona umukobwa bwa mbere nyine ngo uhite umubwira ngo ndashaka nimero zawe nta kindi kiganiro mwari mwagirana nyine muri make utarabanza kumubwira uwo uri we. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Ese ubundi utuye hehe, nyine witwa nde? Ibi byose ugomba kubanza kugira ibiki, ukabanza ukamuganiza, ukabanza ukareba nyine uburyo ari buze kuba yakakira ikiganiro mwagiranye. Buriya umukobwa we muri kuganira byanga byakunda yakwishimiye, iyo yishimiye kuvugana nawe ubu bibona. Niyo atakwishimiye cyangwa se niyo adakeneye kuvugana nawe nabwo utangira kubikeka kubera yuko buriya abakobwa ntago ari abantu bazi kwihishira. Iyo yaguciye amazi, iyo yagusuzuguye nawe ubwawe ububire cyangwa se ubibibona. Ushobora kumubwira ijambo rimwe mu magambo 5 umubwiye ugasanga avuze nk'ijambo rimwe, biba bigaragaza yuko nyine uyu mukobwa ntabwo yari yagira mudu zo kuganira nawe. Nawe tekereza ese uwo muntu uzamwaka nimero gute kandi nyine nawe uri kubona yuko nyine yaguciye amazi cyangwa se muri makeya yagufashe nk'umusore wa fake. Buriya rero ikintu kibitera usanga abakobwa benshi iyo ugiye kumuganiriza bwa mbere cyangwa se wenda nyine iyo ushaka ko mugirana ikiganiro abenshi baba batekereza ko nyine wabakunze cyangwa se nyine watangiye kubagira feelings z'urukundo. So ibyo byose bituma nyine atangira guhita atekereza ku muntu yikundira, agatangira kuvuga ati nubwo wowe unkunda nyamara afite umuntu nikundira. Ariko rwose nyine nagira ngo menyeshe neza yuko buriya abakobwa ukuntu bateye cyangwa se ukuntu barimetse, ashobora kuba afite umuntu akunda pe ndabyemera, ariko nyuma yaho ugasanga ugiye imbere yo cyangwa se ugasanga uje ku mwanya wa mbere wa muntu yakundaga agahita aza ku mwanya wa kabiri. Njya nkunda kubwira abasore ngo buriya buri mukobwa wese uzabona uba wemereye kugenda ugatanga kandidatire yawe cyangwa se uba wemereye ukagenda kugenda ukadepoza, kabone nubwo nyine wenda nyine wadepoza nibakwemere ariko wagerageje amahirwe. Buri mukobwa wese uzabona wemerewe kuba wagira ibiki, wemerewe gutanga kandidatiri wenda bakayanga ariko nyine wagize ibiki, wigiriye confidence cyangwa se nyine muri make wigiriye icyizere. Kuba umuntu yakwanga si ikibazo, cyo ngicyo cyo rwose ugomba kukimenya. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukunda umuntu, kabone nubwo uwo yakunze atagira ibiki atamukunda. Kandi niba wakunze umuntu nubwo yakwanga byibura uzaze mu basore nyine yagize ibiki yakatiye ajya ahora nawe ananabitekerezaho nta kintu betwaye. Rero uburyo bwiza uzakoresha igihe cyose nyine ugiye gutereta umukobwa ku nshuro ya mbere, ntuzakore ikosa ryo gutera intambwe bwa mbere umubwira ngo ndashaka nimero yawe, ahubwo bibaye byiza wamubwira uti se ushobora kunyemerera nkaguha nimero zanjye ukazanyandikira tukavugana. Aho ngaho rwose nabyemera bizaba ari sawa cyane. Ariko ashobora guhita ari yagitinga nyine nk'umuntu udashaka icyo kintu akaba yahita akubwira ati se ngiye waguhereza izanjye, nta kibazo nyine nakubwira gutyo uzazemere
ariko ijambo rya mbere ryakuvuye mu kanwa atari ukumwaka nimero ziwe, nawe yatangira gutekereza nyine impamvu nyine uyise umuhereza izawe, nyine ahita atangira kubyibazaho, ahita abona yuko nyine uri umusore ugize ibiki utandukanye n'abandi basore. Reka tujye ku ikosa rya kabiri rero abasore benshi bakunze gukora iyo bagiye gupropoza cyangwa se nyine bagiye gutanga kandidatire bwa mbere ku mukobwa bakunze. Akangaka ukumve neza, akambere nakubwiye ngo kirazira kikazwa kugira ibiki kumwaka nimero, ahubwo muhereza izawe nubona atabyishimiye nyine aba ari ukwihera iziwe. Iki kintu uri uracyumva neza, we nyine aziguha bikuye ku mutima, ntabwo ari wowe ugize ibiki ubimufosinze cyangwa se uba ubimuhase. Nyuma yuko rero aguhaye nimero, ahangaha noneho niho ruzingiye, ni hahandi hashobora kuba hagaragarira cya kintu njya mbabwira nyine cyitwa overconfidence cyangwa se kwigirira icyizere gikabije, bikaba byagaragaza nyine nkaho nyine bikaba byakugaragaza nkaho wiyemera cyangwa se nkaho wirata. Igihe umukobwa yaguhereje amahirwe bwa mbere mukavugana ku nshuro ya mbere, uba wifitiye icyo bita self confidence, ariko nyuma yuko nyine aguhereje amahirwe yo gukomeza kuganira nawe, nyine ushobora gushiduka wamaze watangiye kugira over confidence cyangwa se ugatangira kugaragara nyine nk'umusore wiyemera kandi wenda atari ko bimeze. Ku nshuro ya kabiri rero ikintu ugomba kwirinda cyane ni amagambo menshi. Ku nshuro ya kabiri nyine, ku nshuro ya mbere wamweretse yuko uri sociable, nyine mwereke yuko uzi kwisanzura, uzi kubana n'abantu, ariko ku nshuro ya kabiri umenye neza yuko noneho nibwo nyine uba ugiye kugira, nibwo uba ugiye gupropoza neza noneho byanyabyo. Rero kirazira kikaziririzwa ku nyine kuba yaguhereza amahirwe ugahita umubwira ngo ndagukunda ku nshuro ya kabiri. Nawe tekereza, umuntu muranamarana n'ukwezi ntabwo muziranye, ariko ngo ndagukunda bivuze ngo wowe nubwo uri umusore ukoze icyo kintu, ariko nyine ugendera mu kigare, ntabwo ibyo nyine urahubutse. Ubundi kirazira kikazizwa ku mukobwa niba yaguhereje amahirwe yo kuganira nawe cyangwa se niba yaguhaye umwanya, ntuzakore ikosa na gato ryo kugira ibiki ryo gukontororwa n'amarangamutima bitewe n'ukuntu mwiyumvamo, ngo birangire nyine utangiye kuzajya utandukira nyine kuri ya mahame nagiye nkubwira cyangwa se kuri rya sezerano twagiranye, nyine bya bigano byose byanjye wagiye wumva, ugasanga nyine kubera uburyo umukunda cyane, uburyo mwiyumvamo, ugashiduka wahise umubwira yuko umukunda kandi muhuye kabiri gusa. Ahangaha amahirwe menshi niba afite uwundi muntu bakundana rwose sije yawe cyangwa se dokima yawe bazayita bazayubika rwose. Ntabwo ashobora kwanga umuntu bamaranye igihe ngo akundane nawe mumaranye iminsi ngahe, iminsi 2 gusa. Iyo ugiye guteretera umukobwa nyine utekereza uko ashobora kuba afite uwundi mupatana cyangwa se ashobora kuba afite nyine uwundi muntu akunda cyane, ntabwo itubuka nyine ngo itungura ngo ndagukunda, oya, uba waiting ukarindira nyine muri makeya, ukamera nk'umuntu uri kudepoza akazi. Iyo umuntu ari kudepoza akazi ahora depoza kugera ku rwego nyine abonye ka kazi ashaka cyangwa se yifuzaga. Soro kubwira umukobwa yuko umukunda rwose hadashize igihe kandi utekereza ko ashobora kuba afite undi muntu bakundana, bishobora gutuma bahita bakwanga cyangwa se indobo nyine ugahita uyirya ako kanya. Rero uburyo bwiza wakoresha, icyambere yaguhaye amahirwe bwa mbere, muravugana, guha nimero ziwe, mujye muganira, bibe byiza cyane nyine hakubite nk'amezi, ujye umuganiriza bisanzwe, umurememo icyizere nyine umukeyaringe, umwereke yuko rwose nyine uzi gutanga keya cyangwa se washobora kumwitaho. Ibi byose iyo ubikoze neza ukitwara neza, ushobora gushiduka wa mukobwa yakwibwire yuko agukunda kandi afite uwundi muntu bakundana. Ibi ngibi rwose niba uri umusore bikaba byarakubaye uze kuzasima uri kometa nguruti Iva, ngiye rwose bino bintu narabikoze ndabizi neza yuko bikora cyangwa se byankoreye umuti. Kuvugisha umukobwa nyine ukajya umuganiza mu buzima busanzwe, ukamufasha nyine muri makeya, we mugire nk'umukunzi wawe ko nta jambo ndagukunda ryari ryakuva mu kanwa. Ibi ngibi bizatuma nyine akomeza kugenda kwibazaho, agiye baza se uyu musore arankunda ntabwo ankunda. Rimwe na rimwe ari igihe azatsikira wumve nyine arabwiye ngo ese wowe ntabwo ubibona, ese wowe ntabwo ubona yuko nyine atinye kubivuga nk'umukobwa, ariko wumve yuko aricyo kintu ashaka kugira ibiki ashaka kukubwira. Rero niba uri umusore itonde cyane, kubwira ijambo ndagukunda jya uryitondera. Ikindi cya kabiri ngunda kubabwira ngo niba wavuze ijambo ndagukunda ku nshuro ya mbere, ku musore kirazira kikazirwa kongera kurisubiramo. Iyo urisubiramo kenshi uhora ubivuga, umukobwa nyine aragenda nyine akarengwa cyangwa se nyine muri akagira icyizere cyinshi cyuko nyine umukunda. Utanyine niba wifuza yuko umukobwa mukundana azajya ahora gutekereza, nyine azajya ahora kumbura utuntu tumwe na tumwe nyine wigeze kumukorera, ijambo ndagukunda ryirinde cyane, irinde kurivuga nyine rijye riza ari nka surprise umukoreye. Abakobwa benshi ndabizi neza yuko barabikunda, nuzajya uhora ubivugaho nyine akagira ngo akabifata nkaho ari ibintu bisanzwe. Ushobora gushiduka nyine urukundo yatangiye kurufata nkaho nyine uri musaza we, nyine uri kumubwira ngo uramukunda, agatangira kumva yuko nyine ari nk'uko inshuti yiwe nyine isanzwe
yabimubwira. Rero ijambo ndagukunda rirakomeye cyane, jya uryirinda cyane ritazakwangiriza relationship cyangwa se ritazakuvangira mu rukundo. Ikintu cya gatatu rero ugomba kwirinda cyane igihe cyose ugiye gupropoza umukobwa ku nshuro ya mbere, kumubwira uburyo nyine ubonamo amafaranga cyangwa se kumubwira imitungo yawe cyane. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Nawe tekereza, umuntu n'ubwa mbere muhuye ariko utangiye kubwira ngo mfite imodoka, mfite inzu, nagukora buri kimwe, naguhindurira ubuzima. Ibi byose uba uri kuvuga ni ya over confidence nakubwiye. Uba utangiye kuvanga amasaka n'amasakaramentu, uriho uriyemera. Ikintu umukobwa ashaka ni umuntu uzi kumwitaho, uzi kumukeyaringa, uzamwubaha, ukamuhereza nyine akamuhereza agaciro. Buriya abakobwa benshi ntabwo baba batagitinze imitungo pe, akenshi baba batagitinze ibyishimo. N'ikintu kizabikwemeza, hari umukobwa ushobora kubona yikundana n'umusore wa fake, kandi ugasanga ari abasore benshi nyine b'abakire bafite amafaranga bamwirukaho, ariko nyine ugasanga ari kwikundana n'agasore kagize ibiki gaciriritse. Uwo mukobwa aba ari umunyabwenge, ahubwo nyine abareba ku rubundi muri makeya. Soro uzinene cyane nyine gutangira kumubwira ngo nagukorera bino, nzagukorera bino. Oya, ayo masezerano uri gutanga hari n'abandi bayamuhaye. Mwibutsa neza yuko buriya na nubwo ari byiza kujya gutereta umukobwa ku nshuro ya mbere ukatangira kumubwira nyine gusebya abandi basore bagenzi bawe, nyine ngo abasore nyine ngo bameze gutya ngo ngiye sinabikora. Oya, aho ngaho ntabwo biba ari sawa. Nyine ikintu cyo ugomba kumenya, ibyo byose uba uri kumubwira, izo promises zose uba uri gutanga ku kanya, haba hari abandi benshi bagiye bazitanga, baba baramuciyeho. Rero ibyo ngibyo ntabwo biba ari ibintu bishya. Iyo ugiye gutereta umukobwa ugomba kugira ibiki, ugomba kuba super, ugomba nyine kujya hejuru y'abandi, ukaba nyine umuntu uhereye cyangwa se ukaba umwihariko. Igihe utabaye umwihariko rero uzasanga sometimes nyine atangiye kubifata nk'ari ibintu bisanzwe, nyine agufate nk'abandi nyine baciye mu buzima bwiwe. So ugomba kumenya neza yuko igihe cyose ugiye gutereta umukobwa, nyamuneka ubusabwa kwitwararika, kubera yuko aba yaragiye akunda n'abantu benshi, aba yarateswe n'abantu benshi. Iyo utitwaye neza nyine agushyira muri ka gatebo nyine kamwe na babandi, ugasanga nta cyizere agize ibiki agufite. Mbere yuko dukomeza reka mbanze nsubize umusore wambajije ikibazo. Yarambaje ati se Iva, iyo ufite umukobwa mukundana akaba atajya yifuza ko nyine mwahura nijoro cyangwa se mwahura ahantu nyine mu mwijima, baba bishatse gusigura iki cyangwa se baba bishatse gusobanura iki? Ikintu bino bishatse gusobanura, ntabwo aba kwizera, aba kigufata nyine nk'aho uri umuntu ushobora kuzamuhemukira cyangwa se nk'aho uri umuntu ufite ikindi kintu nyine kimugenza mu buzima bwiwe. Niko kuri guhari. Ni nko kuba nyine wenda ushobora kuba wibana ari ugasanga umukobwa mukundana nyine ataza kugusura iwawe, nyine ntabwo aba kwizera, ntabwo aba agufitiye icyizere. Niko kuri guhari. Ariko nubona nyine umukobwa asigaye kwisanzura kugera kuri rwa rwego nyine akwizera cyane ku buryo nta hantu namwe ashobora gutenya yuko mwahurira, aba agufitiye icyizere cyinshi cyane. Reka tujye ku kintu cya kane gikomeye cyane uba ugomba kwirinda igihe cyose nyine ugiye gutereta umukobwa ku nshuro ya mbere, kumubaza niba afite umukunzi. Nyamuneka niba uri umusore, iki ngiki ntabwo kikureba. Kumubaza niba afite umukunzi rwose uzabyirinde. Nabikubwiye ngo ugiye kugerageza amahirwe yawe. Iyo ugiye gusaba akazi ntabwo baza uti se hari abandi bantu bigeze badepoza cyangwa se hari abandi bantu bigeze nyine basaba akazi hano. Ibyo ngibyo ntabwo biba bikurana n'ubwo ubyitayeho. Wowe nyine ureba ibyawe, ntuzigere ukora ikosa ngo ese you have boyfriend. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane, mistake abantu benshi nyine bakunze ukimubaza urukundo nyine baba barukwimye, ubu rwiyimishije nyine muri makeya. Niba uri umusore rero rwose buriya gutereta umukobwa cyangwa se kwigarura umutima w'umukobwa kenshi ni ibintu bigenda biza gahoro nyine bikarangira nyine akomeje kugenda akwimvamo kugera kuri rwa rwego nyine atangira gutekereza yuko utabaye we nyine nta buzima yaba agifite cyangwa se nyine muri makeya yabaho, ariko nyine akaba yabaho atishimye cyangwa se asanezerewe. Rwose niba uri umugabo cyangwa se niba uri umusore ukaba uri kumva kino kiganiro, igihe cyose ugiye gupropoza umukobwa ntukavange amadosiye, ntugafate dosiye ya Iva ngo uyivange n'iya Jean Baptiste. Oya, wowe nyine niba uri Iva ba wowe nyine udepoza ubwawe, nta kindi kintu witayeho. Buriya umukobwa ashobora kuba afite abasore benshi pe nyine bakundana nabo, ariko ukaza uri umusore nyine usanzwe nyine mwigana bisanzwe, bikarangira babandi bose atangiye kugenda bibagirwa kubera nyine uburyo umukeyaringa cyangwa se uburyo umwitaho, uburyo umufata gusa. Ibyo byo nyine byagwereza chance cyangwa se byagwereza amahirwe yo kuba nyine wakomeza kugenda wigarura amarangamutima yo cyangwa se wigarurira umutima we. Twagiye ku kintu cya gatano ugomba kwirinda cyane igihe cyose uriho utereta umukobwa ku nshuro ya mbere, kumubaza niba akiri umukobwa. My dears, ibyo bintu babikureba.
kumubaza niba ari virgin cyangwa se akiri isugi cyangwa se niba nyine muri makeya atarakora sex. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Iyo ugiye gupropoza ntabwo biba bikureba. Ukibaza icyo kibazo, icyizere cyose yakugiriraga kiba kirangiye, kuko itangira gutekereza yuko nibyo bintu bikugenza mu buzima bwe nyine ubu ntacyo ubumuhishe, kabone nubwo cyaba atari cyo kikugenza, ariko nicyo kintu cya mbere ahita atangira kugira ibiki, ahita atangira kugutekerezaho. Ejo n'ejo bundi nyine uko mugenda muganira, uko mugenda muvugana, twa tuntu dutoya nyine wakoze mu ntangiriro dushobora gutuma nyine agutakariza icyizere burundu. Watangira kuzana ibindi biganiro nyine bidafashije, akavuga ati ariko narabitekereje ku nshuro ya mbere, ijambo yambwiye buriya ryahise rinyereka nyine uwo ari we ndetse n'ikimugenza. Rero icyo kibazo uzakirinde cyane, niba na byiza ntuzigire ukimubaza. Ikintu cya gatandatu rero gikomeye cyane uba ugomba kwirinda igihe cyose ugiye gupropoza umukobwa ku nshuro ya mbere, cyangwa se igihe nyine wifuza ko mwajya mu rukundo, uzirinde gutangira kumuganiriza ku rukundo rwawe rwahashize. Nakundaga buriya umukobwa twatandukanye, naramukundaga, yagiye nabishaka nyine namwimvagamo cyane. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Nawe tekereza, ugiye gutereta umuntu ariko utangiye kumubwira ko nyine hari undi muntu uri mu mutima wawe wagiye utabishaka. Ese uwo muntu ugiye gutereta uri kugira ngo nyine umwifashishe nyine muri makeya akomore ibikomere? Uwo nguwo ntabwo ari umukozi. Icyo kintu cyo ugomba kukimenya. Ntabwo ari umuntu nyine uje kugira ngo asane nyine ibyo abandi bagize ibiki bangije. Uwo ngo ikintu amaze nyine nukuza nyine mu cyiciro cye, cyangwa se akaza ari we atandukanye na wawe. Nyamara nubwo kino kintu nyivuze, ariko abahungu benshi ndetse n'abakobwa ntabwo bakunze kucyitaho. Iyo bafite nyine abantu bakunda nabo, cyangwa se iyo bari mu rukundo, usanga umuntu akunze kugira defu agatangira kuzana story nyine z'umuntu batandukanye. Ese tuvugishije ukuri, ubundi ibyo bintu uba uri kumubwira biba bizamumara iki, cyangwa se nyine muri makeya biba bizubaka iki ku rukundo rwanyu? Nyine biba bizabafasha iki? Rero igihe cyose ufite umupatana cyangwa se umufatanyabikorwa we mu rukundo, kuvuga umuntu mwatandukanye nyine kumugarura ntabwo biba ari byiza, nta n'ikintu biba bimaze muri makeya. So ibyo ngibyo ujye ubyirinda cyane. Niba ukeneye nyine gukomeza kugenda kwigarura amarangamutima ndetse kandi agakomeza kugenda akugirira icyizere. Twageze ku kintu cya karindwi uba ugomba kwitondera cyane, cyangwa se ikosa rya karindwi uba ugomba kwirinda igihe nyine ugiye gupropoza umukobwa ku nshuro ya mbere. Igihe cyose umukobwa aguhereje amahirwe nyine yo kuza mu buzima bwiwe, nta gihe kinini muramarana, uzirinda ikintu bita kumukeyaringa cyane bikabije, cyangwa se biri too much. Nyamuneka iki kintu cyumve neza. Kwa kundi ushaka nyine kuzajya umuhamagara buri munsi, kumwandikira ama SMS ya buri munsi, cyangwa se ugasanga uri kumutesha umutwe, ugasanga nyine uri kumutakazo amafaranga y'umurengera, ngo ni ukubera yuko umukunda cyane mu ntangiriro. Ibi ngibi rwose nta gihe kinini wabimarana. Ushobora kubikora ukwezi kumwe pe, ariko ntabwo uzabikora umwaka. Rero kugira ngo nyine utangire nyine kugaragaza ibintu utazahora ukora, ahubwo noneho uzatangire nyine umeze uko nyine ugomba kumera paka urukundo rwanyu rugeze ku ndunduro, cyangwa se nyine rugeze ku musozo. Ikosa rya munani rero rishobora gutuma umukobwa gutakariza icyizere ku ntangiriro, cyangwa se wenda kabone nubwo mwaba mukunda. Niba uri umusore rwose, aka kantu kumve neza, ntuzakore ikosa. Nuza kumva ryagufashije uze kumbwira uti Iva, rwose rya kosa rya munani nanjye ndaryemera neza cyane. Kuganiriza umukobwa nyine, cyangwa se kwereka umukobwa yuko hari ikintu uzi ku mibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane, bituma umukobwa gutakariza icyizere, bigatuma nyine muri makeya ahora afite ubwoba bw'uko nyine ibyo wakoreye abandi nawe ushobora kuzabimukora byanga byakunda. Rero uba ugomba kwenda cyane kino kintu, haba mu magambo uvuga, mu bitekerezo umuha, nyine mu bikorwa ukora byose. Jya wenda ikintu cyose nyine gishobora kumugaragariza yuko hari ubumenyi ufite ku icyo gikorwa. Ndabizi neza yuko abakobwa benshi ntabwo babikunda, nta nubwo baba babikeneye, nubwo abasore benshi nyine mukunda kubikora. Ugasanga ufashe umukobwa muri kuganira, ugasanga ibiganiro bikuva mu kanwa kuri telefone nibyo ngibyo gusa, ugasanga utangiye kujya umubangamira kugira ngo akwitabe, kubera ko nyine yamaze kumenyera yuko ibyo biganiro by'urukozasoni ari byo bikubamo. Nyine yajya kwita wenda ari kumwe n'umubyeyi wiwe, ugasanga ise ajya kwisha, cyangwa se ugasanga ajya ahandi hantu, cyangwa se ugasanga nyine ari gushaka ekoteri kugira ngo muvugane, kubera yuko arabizi neza yuko kuva ku ijambo rya mbere uribuze kuvuga kugera ku rya nyuma nta kindi kintu kikuva mu kanwa usibye ayo magambo, kandi rwose uba uri kumubangamira, bituma adashyira rawundi. Inama nakugira ikomeye
niba uri umusore ukaba ushaka kubakamo umukobwa icyizere, ikintu cyose cyakugaragaza nabi jya ukirinda, cyaba igikorwa cyaba icyo uvuga. Abakobwa benshi bari gukomeza kugenda banyandikira bambwira bati se Iva, ni ukubera iki abasore usanga nyine nta kindi kintu kiba mu kanwa, niyo magambo basigaye bateretesha, ugasanga mumaze amasaha 5 mumaze amasaha 10 muri kuganira, ari ibyo bintu buri gihe uhora umubwira, ari ibyo ngibyo nyine uhora umubwira, bimwereka yuko nyine byanga byakundira gushaka iki, urashaka sex kuri we nubwo utinya kubimubwira. So ujye ubyirinda cyane utazatuma nyine umuntu agutakariza icyizere, kandi wenda yagukundaga cyangwa se nyine muri makeya yakubonaga nk'umuntu w'inyangamugayo mu buzima bwiwe. Niba uri umusore kano kantu nkubwiye nyamuneka ntuzakibagirwe na gatoya. Akantu ka nyuma rero uba ugomba gukora niba ushaka nyine kwigarura umutima wa buri mukobwa wese, gerageza ujye werekana ko wubaha igitsina gore ndetse kandi uzi kwita ku bakobwa. Niba ufite umukobwa mukundana, mwereke yuko rwose uri wa musore nyine uzi gutanga keya, uzi kwita ku bantu, uri wa musore nyine wigira discipline, uri wa musore nyine uzi kwiyubaha, nyine ukora cyane kugira ngo ugere ku iterambere ryawe. Mwibutsa neza yuko ntuzakore ikosa ryo gufata umukunzi wawe ngo umurutishe akazi kawe. Anga wenda nabwo uri urabyumva neza, ariko ikintu nshatse kuvuga hano, ntuzakore nyine amakosa yo kuvuga ngo mfite umukobwa dukundana ngo namwiteho cyane kurenza akazi. Ese ejo ne bakwirukana ka kazi nyine wari ufite ariko katumye agukunda, utekereza ko muzagumana? Nagusiga se bizagenda gute na ka kazi wamaze kukabura? Reka turebere muri rusange amakosa yose uba ugomba kwirinda igihe nyine ugiye gutereta umukobwa ku nshuro ya mbere. Ikosa rya mbere twabonye ni ukumwaka nimero. Ntukamwake nimero, ahubwo wowe icyo uzajya ukora nyine muhereze nimero yawe, nubona nyine atabishaka ari we nyine ugira igitekerezo cyo kuba yaguhereza iyiwe, nibwo nyine uzahacana umucyo. Ikosa rya kabiri uba ugomba kwirinda ni ukumubwira ijambo ndagukunda kandi nyine utabizi neza nyine niba wenda kandidatire utanzi bari buze kuba bayemera. Ikosa rya gatatu ni ukumubwira uburyo ubonamo amafaranga cyangwa se kumubwira imitungo yawe rwose ku nshuro ya mbere cyangwa se umuntu mutaramanana igihe, bino ntabwo biba bimureba. Irindi kosa uba ugomba kwirinda ni ukumubaza niba afite umukunzi, ntabwo bikureba hano buri kuvanga amadosiye. Irindi kosa uba ugomba kwirinda ni ukumubaza niba akiri umukobwa cyangwa se nyine niba nta kintu arakora mu buzima busanzwe. Ibi ngibi abakobwa benshi ntabwo babikunda. Ikosa rya gatandatu twabonye ni ukumuganiriza ku rukundo rwawe rwahashize. Ibi ngibi rwose nta kintu babimurebaho, nunabikora nyine uzamenye neza ko uriho ukora amakosa cyangwa se uri gukora mistakes. Irindi kosa uba ugomba kwirinda ni ukumwitaho cyane, kumuhamagara, kumwandikira SMS, kumutakazaho amafaranga. Nyamuneka urukundo nirugurwa, icyo ngicyo cyo rwose jya ukimenya, jya ugitekerezaho umunsi ku munsi. Umuntu ushobora kumutakazaho ibyo byose kubera ko atagukunda n'ubundi bikarangira agize ibiki, agusezera. Iyo uri gutereta umukobwa ntabwo wisetingamo nyine yuko agomba kuba uwawe, oya, ntabwo ari itegeko kuba wamutsindira cyangwa se kuba nyine mwagumana. Natakwishimira azagusiga, nawe nutamwishimira ushobora kugira ibiki, ushobora kumusiga. Ikosa rya munani twabonye, irinde kugaragaza ko hari icyo uzi ku mibonano, kabone nubwo haba hari ikintu uzi mu magambo uvuga, mu bikorwa ukora kugeza mubanye. Ibi ngibi bizatuma nyine akugira icyizere gikomeye cyane. Ikosa rya nyuma twabonye ari ryo rya 9 ni ukumwereka ko uzi kwita ku bagerezi cyangwa se ku gitsina gore, ku bakobwa. Rwose ibi ngibi byose nyine nubikora uzahacana umucyo, noneho nugira amahirwe nyine ukabikora gutya mugakundana, urukundo rwanyu ruzaramba ndetse kandi ruzagera kure nyine muri makeya, Imana izarubamo, muzabona urukundo rw'umugisha. Ndagukunda cyane wowe unkunda nawe utankunda, kandi Imana ikurebene mu ndetse n'imbabazi, uzagire umwaka mushya muhire. Niba utanankunda uzagire umwaka mushya muhire. Ndagukunda cyane. Hasta la vista, ciao ciao.